Ndagushimiye kuba twongeye guhurira ku muyoboro wa YouTube channel nibyo Gatanu TV. Kandi nshimira we wakoze subscribe kandi nawe utarayikora iki nicyo gihe wayikora. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu kijyanye n'imperuka. Ese yumvise imperuka cyangwa se ukumva abantu bavuga ngo imperuka izaba, ibintu bizahinduka. Ese wumva iki? Munsi nibyo tugiye kurebera hamwe, nagira ngo kuri kino video irindi rangira kugira ngo usobanukirwe neza wumve ibijyanye n'imperuka uko kiremwa muntu kibibona. Kandi nkusaba nimba ari ubwa mbere ubonye cyangwa se wumvise video zacu, nagira ngo niba utari bwakora subscribe wakora subscribe, kandi video niba wayikunda ukore like, kandi ikindi ushangiza abandi. Nitwa Tom ngo wayikaze muri iki kiganiro. Ubundi ubwoba bw'imperuka bwakomeje kuba mu bantu imyaka myinshi cyane kuva ikiremwa muntu cyabaho kugeza na n'ubu. Binyuze mu nkuru bagenda bumva mu madini no mu myemerere itandukanye. Kuva ikiremwa muntu cyagira ku isi twabayeho twikanga irangira ry'isi. Kandi nta nubwo twibeshe kubera ko amasomo y'ibinyabuzima agaragaza yuko amateka agaragaza ko kubaho kw'ikinyabuzima ari amamiliyoni make y'imyaka. Twebwe nk'ikiremwa muntu bivugwa yuko turiho kuva mu myaka miliyoni 6 ishize. Kuva isi yabaho higeze kubaho irangira ry'ibinyabuzima hakaza ibindi. Natwe nuko twaje kuri isi. Kubera ko mbere yacu kuri isi hariho ibindi binyabuzima. Ibyo ngibyo igihe cyabyo byararangiye. Cyangwa se wavuga uti imperuka yabyo yarageze. Uyu munsi turebye ubuhanga bw'abantu cyangwa se ubuhanga ikiremwa muntu kimaze kugiraho n'ikoranabuhanga rigezweho. Bibafasha kumenya ibyago cyangwa se kumenya ibintu byashira iherezo kuri isi yacu. Kuva hano ku isi turi ukagera ku zuba harimo kilometero miliyoni 150. Iyi ni intera nziza cyane ituma izuba ritatwotsa ngo dushe, kandi nanone igatuma ubukonje butakwica cyangwa se tutagira ubukonje. Hano ku isi turi niho hujuje ibisaga byose kugira ngo ubuzima bushoboke. Iyi si imaze imyaka miliyari 4 na miliyoni 50 ibayeho. Muri icyo gihe inyanja, ubutaka ndetse n'ikirere byose twabigezemo tunabituramo. Gusa ikiremwa muntu abantu cyangwa se abantu twebwe twageze kuri isi mu myaka miliyoni 6 ishize. Ubwenge bwacu bwadufashije kubaho ndetse no kubana n'ibintu byose twasanze ku isi. Maze uko bucya nuko bwira buhoro buhoro turabitegeka. Ubu ngubu birasa naho kuri isi nta kintu kimwe tutagenzura. Ndetse n'urupfu twatangiye inzira zo kurukerereza cyangwa se kurutinza, tugamije ko umunsi umwe twazarukuraho burundu. Uyu munsi dusaga miliyari 7 kuri isi. Turacyubaka amagorofa yacu tugana mu kirere. Ku buryo ubu ngubu dufite imiturirwa utapfa kurebesha ijisho ngo urebe aho igarukira. Twubatse ibikorwa remezo, twubatse ibikoresho dufasha kugenda ku muvuduko ari wose kuri isi, ku muvuduko uri hejuru cyane. Twubatse itumanaho rikomeye cyane ku buryo tutumanaho twese cyane kuri ku isi, kandi mu buryo bwihuse cyane ahari hose waba uherereye hose kuri isi. Twavumbuye cyane ibijyanye n'ikoranabuhanga, ibijyanye n'ingufu, ndetse tumaze no kuvumbura ku bijyanye n'ibara ry'ubuzima. Turi bihangange cyane, ariko iyi si ivumbagatanyirijeho gatoya ikatwohereza nk'ibiza cyangwa se nk'umwuzure, inkonyi se cyangwa se umutingito, inkubi y'umuyaga cyangwa se wenda hagatera amapfa cyangwa se imyuzure. Dupfuka amaso tukarira nkaho nta kintu twishoboreye. Ubuhangange, intege, imbaraga, ikoranabuhanga byose twari dufite bitabihinduka ubusa. Iyi si ni igihanganye gikomeye cyane, ariko ibiza kamere bishobora kwirangiza burundu. Twasomye kandi twigishwa iby'imperuka n'irangira ry'isi. Twabwiwe ko tutazi umunsi cyangwa n'igihe, akaba ari n'impamvu duhorana ubwoba. Ikibaye cyose twikanga ko cyagiye kigeze. Abashakashatsi mu by'ubumenyi bw'isi ntabwo babona ibyirangira ry'isi nk'uko Bibiliya bitubwira, ariko bararyemera. Dore ibyo batekereza ko bishobora kuzarangiza isi. Kuva twagira kuri isi twakoze ibyo dushoboye byose kugira ngo ubuzima bwacu bworohe kurushaho, kandi twabigezeho. Gusa buri gihe ahazaza tuharebana ubwoba n'umuhangayiko ndetse no gushidikanya kwinshi, kubera ko tuzi ko bitajya birangira neza. Ni twebwe batware b'iyi si, ariko turabizi neza ko ishobora guhinduka umuyonga igihe icyo ari cyo cyose. Dukurikije ku byo twumvise mu mateka ndetse tugashyiraho n'ibyo twishakashakiye ku bwacu, turabizi neza yuko nk'abantu nk'inyoko tuzava kuri isi. Igihe kiragera twese tugapfa. Dinezoro, inyamabere nini, ndetse n'izindi nyamaswa zose zabaye ku isi mbere yuko abantu bayizaho, zose zagiye zicika ku isi. Inyoko yazo zigenda izimira, kandi bitewe n'ibiza zigenda zicika gake gake zirazimira. Muri make imperuka yazo yarageze. Ikintu gihangayikishije abantu ntabwo ari ukumenya niba bazava ku isi, ahubwo ni ukumenya igihe bizabera n'inzira bizanyuramo. Kuva ubwami bwa Romani bwasenyuka mu mwaka wa 476 nyuma ya Yezu,
Rick Mari yahanuye ubuhanuzi 186 bwose buvuga ku irangira ry'isi. Ubuhanuzi buvuga ku iherezo ry'isi buri wese yigeze kubwumva. Bamwe muri twebwe hari n'umunsi twe dutegereza yuko isi burangire. Mu myaka 2700 ishize, amazi y'inyanja y'umukara yigeze kuzamuka mu buryo butari bwaratekerejwe, maze abantu batangira gutekereza ko imperuka igiye kuba binyuze mu mwuzure. Icyorezo cy'ubushita nabwo cyahitanye abantu mu Burayi mwaka w'1300. Iki nacyo cyatumye abantu bongera gutekereza yuko umunsi wa urubanza cyangwa se imperuka igeze. Rick Mari atekereza yuko abantu bagira ubwoba bw'ibintu bitatu iyo bigeze mu gutinya irangira ry'isi. Hari ubwoba bw'ibintu babona batazi, hari ubwoba bw'ibintu batabona, n'ubwoba bw'ahazaza. Kenshi dutekereza yuko isi izarangizwa n'ibintu tutazi ibyo ari byo, bizaturuka munsi yacu kure y'ibirenge byacu mu butaka, cyangwa se ibindi bintu tudasobanukiye bizaturuka hejuru mu kirere. Ibi dufite impamvu yo kubitinya kubera ko n'ubundi hari igihe byize kurangiza isi mu myaka ya kera cyane. Iterambere rya siyanse ryatugaragarije ko buri kintu cyose kuri isi kigera igihe kikarangira kikavaho. Iterambere rya siyanse n'ubushakashatsi ryanagaragaje ko uko isi iteye ari igihe kigera ikivumbagatanya ikarimbura ibiriho byose. Mu magambo make, abahanga mu bya siyansi n'abanyamadini ndetse n'ibyobokamana bose icyo bahuriyeho nuko bemera imperuka. Bose bemeranya ko ibaho kandi kizabaho. Icyago cya mbere gishobora kuzagura isi ukurikijwe uko bitekerezwa n'abahanga gishobora kuzaturuka mu kirere. Ikirere ntabwo tukizi cyane ku buryo buhagije, kandi ntabwo tukigiramo kenshi, nta nubwo tukigiramo byoroshye. Kubw'iyo mpamvu cyabaye icyita rusange ku buhanuzi bw'imperuka y'isi. Abantu babayeho kera bakunze gutekereza ibintu byinshi mu kirere. Ikintu cyose babonaga mu kirere bibazaga icyo gishaka kuvuga. Niyo babonaga inyenyeri nshya mu kirere, babonaga ko ikimenyetso cy'ibyago kigiye kugwira isi. Kubemera Umukiza Yesu yavutse, ikirere cyafashije kumenyekanisha ayo makuru. Yanapfuye nabwo niko byagenze. Hagati mu kirere izuba rihaba ryasengwaga na benshi mu batuye ku isi kera cyane mbere yacu. Usibye ko n'ubu hari abantu bagisenga izuba, ni naryo bifashishije mu gukora indangamisi rya mbere ryabayeho. Gusa amabanga yaryo ntago yoroshye cyane kugira ngo umuntu abashe kuyacukumbura neza. Uyu munsi abandi bahariraga izuba, twebwe twaje kuruharira ivuka ry'Umukiza Yesu. Abantu bo mu bwoko bw'abamaya bo bajyaga baha izuba ibitambo. Ibi ngibi byabaga ari ibitambo by'abantu. Abamaya batekerezaga ko amaraso y'aba bantu ari atuma izuba rikomeza gucana, rigasusurutsa isi, rikeza imyaka. Iyi myizerere yose yarazimye, ntabwo kibaho. Ariko izuba ryo riracyagenzura ubuzima ndetse n'imibereho yacu. Ntabwo ritugenzura gusa kuko riduha imibereho, ahubwo rinagenzura hazaza hacu, ndetse binatekereza ko ariryo rizatwica. Siyanse itwigisha ko izuba tubona hejuru yacu ridatuje nk'uko tubireba. Izuba ni ikibumbe kinini cya rutura gihuriyeho n'amagaze na za hydrogen. Izuba rikubye isi yacu inshuro 109 mu bunini. Hagati yaryo cyangwa se umutima waryo hahoramwe ibikorwa byo kwivumbagatanya bitewe n'ingufu za nuclear ziririmo. Uko no kwivumbagatanya iyo gaze hydrogen iyo iri kwihinduramo helium. Ubushyuhe buri hano ni dogere Celsius miliyoni 15. Ibyumviro bye ntabwo bifite ubushobozi bwo gukeka uko ubwo bushyuhe bumeze. Uko kwivumbagatanya kwaryo rero birya bitera ikibazo cyo kuruka kw'izuba. Na kwa kundi birunga biruka umuriro, izuba naryo rijya ricira umuriro mwinshi cyane. Ni umuriro mwinshi ryohereza rikagera ku mpera y'uruhurirane rw'imigabane igaragiye izuba. Uyu muriro hari igihe wagera ku isi ugahita ushyira iherezo ku kiremwa muntu cyose uko cyakabaye. Ni nk'uko umuriro mwinshi wawe uri kugurumana, noneho hakagira ikintu kiza kuwuhungabanya, bigatuma hari uduce twawo tugenda tuvaho, tukajya ukwako, tugatumbagira cyangwa se tukajya n'ahandi dushaka kujya. Ubundi umuriro tubona mu zuba ubumbeye hagati muri cya kibumbe tubona kimeze nk'umuhondo wifashijwemo na rukuruzi. Uwo muriro rero uri mu zuba, iyo rukuruzi iyo igize ikibazo, nubwo ibibumbe by'umuriro biva mu zuba bigahanuka mu kirere bigana aho turi. Icyarimwe haba hari amamiliyari y'amatoni abarimo kwisuka mu isanzure akoresheje ingufu nyinshi cyane. Iyo iruka ry'izuba ribaye ryerekeza mu cyerekezo isi irimo, ibyo bintu byose bimanuka bitwerekezaho umuvuduko munini cyane, amamiliyoni menshi kilometero ku isaha. Amahirwe dufite nuko hari rukuruzi zizengurutse izuba ziturinda ibintu nk'ibyo ngibyo, zikabibuza kutugeraho.
izo rukuruzi zirabiyobya bikazohereza ku mpera z'isi, iy'epfo n'iya ruguru. Andi mahirwe tugira ni uko ubukana by'umuriro iyi si yacu ifite ubushobozi bwo kuba yabyihanganira. Hari igihe izuba ryakohereza imihengeri y'umuriro bifite ingufu nyinshi cyane, maze izo ngufu zikangiza imikorere y'ikirere cyacu. Byatangira byangiza ibimenyetso bisorwa n'ibyogajuru byose dufite mu kirere, haba uburyo bukoreshwa kuyobora indege, uburyo bukoreshwa n'amateleviziyo, interineti na za telefone zigendanwa, byahita bihagarika gukora. Itumanaho ryose ryo ku isi ryahita rihagarara. Ntabwo byagarukira kubera ko rukuruzi y'isi izengurutse isi cyangwa se igifuniko cy'isi kitagihagarara gukora akazi kacyo, kitagihagarara kurinda isi. Ibi byaterwa n'uko bya bice by'izuba byaba byayiguyeho, byaba byahuye n'umunyabutabire bigize iyo rukuruzi, maze bikarema umuriro mwinshi bikabyara amashanyarazi. Twebwe dushobora kudahita tubona ibyo byago bikiba, ariko hari inyamaswa zayibona mbere, nk'inyoni zayibona mbere y'izindi nyamaswa kubera ko zifashisha rukuruzi y'isi mu kuguruka. Izo nyoni zahita zitakaza icyerekezo, ntizimenye aho zibasha kwerekeza mu kuguruka. Ntabwo inyoni yaba ikiguruka ngo yerekeze aho ishaka ngo biyikundire. Gusa icyago cya mbere cyatugeraho cyaturuka ku bikorwa remezo twubatse ku isi, ku bikorwa bibyara amashanyarazi. Amapironi n'indi miyoboro y'amashanyarazi cyane cyane ituruka mu majyaruguru no mu majyepfo yatangira mu guhindura ubwoko bw'amashanyarazi biturutse mu kwihuza k'ubwoko bw'amashanyarazi aturutse kuri iryo zuba, ubundi bikangiza ibikorwa remezo ku buryo ibice byinshi byabura amashanyarazi. Mu 1989 habayeho iruka ry'izuba maze rihagarika amashanyarazi muri Quebec muri Canada, ituma ku gace kose kajya mu mwijima. Mu 2003 ibi ngibi byisubiye mu majyaruguru y'Uburayi. Gusa iruka ry'izuba ryagize ingaruka rikomeye rikagira uruhare ku isi, yabaye mu 1859. Iki gihe imihengeri yoherejwe n'izuba yageze ku isi hose, ituma itumanaho rikoresheje telegraphe rihagarika gukora. Ikintu nk'iki cyongeye kubaho uyu munsi, isi yose yamera nk'ihagaze. Ubwikorezi, itumanaho rikoresha ikoranabuhanga, amashanyarazi, byose nta na kimwe cyakongera gukora. Abahanga mu bumenyi bw'isi bavuga ko iruka ry'izuba cyangwa se imihengeri nk'iyi ibaho mu myaka nk'ijana cyangwa se na 500, hagati y'ijana na 500. Iheruka yabaye imyaka 150 ishize, bivuze ko tuyitegereje guhera uyu munsi kugera mu myaka 350 iri imbere. Nibibaho bizapfukamisha hasi igisekuruza cyacu kubera ko dufite ibikorwa byinshi twubatse kandi bisa nk'ari byo biduhuza. Bitekerezwa ko umujinya w'izuba ushaka kudusubiza mu buzima twahozeho kera, igakora ibikorwa byose twagezeho, tugasubira mu buzima twahozeho kera tugitangira kugendesha amaguru. Iyi nyenyeri yacu yitwa izuba idushyushya ikanatumurikira kuba twabaho, ntabwo izaba iteka ryose. Ubundi izuba rifite imyaka miliyari 4 na miliyoni 600. Rirakoze cyane ugereranyije n'indi mibumbe n'inyenyeri biri mu isanzure. Kuva ryabaho ubuhanga bwaryo n'ubuhanga bwo kumereka ndetse no gushyushya bwakomeje kwiyongera. Riracyashyushya isi yacu kandi rizakomeza kubikora uko rikomeza gusaza. Uruhererekane rw'ubushyuhe budashira nirwo ruzakurikiraho. Buhoro buhoro amazi y'inyanja azagenda agabanuka kubera ubushyuhe bwinshi. Ayo mazi agenda akama kubera izuba azagenda agere mu kirere yabaye umwuka nk'uko bisanzwe. Hagati y'uyu munsi n'imyaka miliyari igiye kuza, bitekereza ko ikirere cyacu kizagifite dogere Celsius. Iki gihe nta mazi azaba ari hano kuri isi. Birumvikana ko kuba kw'ikinyabuzima kuri isi bitazaba bigishoboka. Buri kinyabuzima kizagenda kizima gake gake, buri kimwe ku kindi kugera ku nyamaswa n'udukoko duto cyane. Ariko icyo gihe izuba rizaba ritaravuga ijambo rya nyuma. Icyo gihe ubushyuhe hano ku isi buzabarirwa mu bihumbi bya dogere Celsius. Bitekerezwa ko kubera ubwo bushyuhe isi izashonga. Icyo gihe bitekerezwa ko ari ubwo izuba rizarangije kubaho kwaryo, kubera ko rizashonga, rishireho, rikonje, rihinduka inyenyeri yapfuye. Aha noneho isi izaba irangiye. Isi yavukanye n'izuba kandi izapfana naryo. Iyi ni inzira imwe mu zitekerezwa yuko isi izarangiramo. Muri iyi nzira bitekerezwa ko imperuka izaturuka mu kirere. Gusa bamwe mu bahanuzi babitekereza ukundi. Batekereza indi mperuka izaba atari ibingibi kandi ikazaba ikomeye kurusha ibingibi twavugaga, kandi ishobora kuba izabaho no mu myaka imbere y'imyaka miliyari 4 twavugaga mu kanya. Mu gitabo cy'ibyahishuwe muri Bibiliya yera, Yohana Mutagatifu mu kuvuga ku mperuka cyangwa se mu kwirangira kw'isi,
yavuze ku byago birindwi bizaterwa n'abamarayika barindwi ku gihe cy'imperuka. Ati numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero riti bwira abamarayika barindwi uti nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umuriro umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi. Abantu bafite ikimenyetso cya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Uwa kabiri afata urwabya rwe arusuka mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubuzima kirapfa. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Nuko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Gendeye kuri izi nkuru, iyi ni inkuru yumvikana cyane kandi iteye ubwoba. Igihe ibi ngibi byandikwaga nta kimenyetso kigaragaza ko ibintu byari kuzashoboka cyangwa se byashoboka. Byasabye gutegereza iterambere rya siyanse mu kinyejana cya 20 kugira ngo bamwe mu bahanga babashe kubivumbura, batangire kujya batangaza irangira ry'isi, ariko banabifite ibimenyetso bishingiye kuri siyanse. Papa Piyo wa 10 iki gihe yarategetse ko kiza yitiriwe Mutagatifu Petero izirirwa ifunguye ikarara ifunguye, abantu bakaza gusenga ndetse ababishatse bakaza kuharara. Ikinyejana cya 20 cyaranzwe n'inkuru zirangira ry'isi. Iki gihe hanakinwe filimi nyinshi zivuga ku irangira ry'isi. Hari abantu bavuga yuko isi izarangira ku itariki 31/12/1999. Bavugaga ko umwaka wa 2000 tutazawubona. Mu irangira ry'isi byose ryavuzwe mu kinyejana cya 20 byari bishingiye ku ibuye ryavuzwe rikaza ko rizaza rikikubita ku isi rigashiherezwa hano ku isi. Iri buye niryo ryavuzwe cyane. Iri buye baryita asteroid. Uruhurirane rw'imibumbe igaragiye izuba rwavutse mu ruhurirane rw'umukungugu igaragiye izuba. Izuba niryo ryiremye hagati y'urwo ruhurirane, rikaba ari ryo rikora ingufu. Naho imibumbe iyo yiremye ku mpande ry'izuba irayigaragira. Ariko muri uru ruhurirane rw'ingufu n'imikungugu byihuje, hasigaye utundi tubumbe twishi tw'umukungugu tumeze nk'amabuye manini. Ni amabuye ashobora gupima ibinyacumi by'uburebure cyangwa umurambararo. Gusa hari n'andi mabuye ashobora kugira ibinyacumi cyangwa se apima ibirometero by'umurambararo runaka. Ibi bibuye rero nibyo bita asteroid. Nibyo bavuga ko bihora bizerera mu isanzure. By'umwihariko bizenguruka hagati y'umubumbe wa Jupiter na Mars. Rimwe na rimwe hari ubwo ibi bibuye bisekurana hagati yabyo, maze bigata inzira byanyuragamo bikerekeza mu nzira y'isi. Rimwe na rimwe bijya bigongana n'isi. Niyo mpamvu abahanga bahora n'ibyuma bahora batunze mu kirere bareba ibyo bibuye aho biherereye n'aho biri kugera nimba bitarataye inzira yabyo, bikaza mu nzira yacu twebwe abari ku isi. Mu kirere bigenda ku muvuduko munini cyane. Ushobora kuba wagize no kubibona mu kirere kubera ko bigenda byaka, ari nk'ibyo twita kibonumwe. Ibyuma bakoresha mu kubireba ni ukuvuga za telescope cyangwa na za radari, zifite ubushobozi bwo kumenya uko ikibuye babonye kingana, umuvuduko gifite ndetse n'ubushyuhe gifite. Izi radari ndetse na za mudasobwa zireba n'inzira iki kibuye kiba kirimo kunyuramo, zikanareba ibinyabitabire zikigize, nimba ari ibuye cyangwa se nimba ari icyuma, zikanareba nimba dukwiye kugitinya. Bahora babyitegereza, ariko rimwe na rimwe bibaca muri humye. Mu byabaciye muri humye hari kimwe cyiswe Apophis. Ubu noneho byamaze kwemezwa ko iki kibuye kizanyura hafi y'isi mu mwaka 2036. Apophis ntabwo ari cyo kibuye cyo giteye impungenge kuzasekura isi. Abashakashatsi bakoze urutonde rw'ibuye nk'ingi bishobora kuzanyura mu nzira y'isi mbere y'uko iki kinyejana kirangira. Byose bigera kuri 300, kandi hari ibyago y'uko hari kimwe gishobora kuvamo kikaba cyasekura isi yacu. Ibito muri ibyo bibuye bipima umurambararo w'ibinyacumi bya metero z'umurambararo. Ibinini muri byo bigapima ibinyacumi by'ibirometero. Bareba ingano yabyo n'umuvuduko wabyo bakabigereranya n'umuvuduko w'isi, bakamenya igihe bishobora kuzasekurana neza. Dore bimwe muri ibyo bibuye. 2018 gifite umurambararo wa 891, gifite amahirwe ya 1 kuri miliyoni 30 kuzasekura isi. 1869 gifite umurambararo wa metero 381, gifite amahirwe ya 1 na miliyoni yo kuba cyazasekura isi. 1889 umurambararo wa metero 560 n'amahirwe ya 1 ku 1810 yo kuzasekura isi. Uko asteroide cyangwa se mwene iki kibuye kiba kinini, niko kwisekura ku isi kiba gifite kwangiza byinshi.
Nyamara ikibuye giteye impungenge kurusha ibindi gipima metero 140 z'umurambararo cyitwa 2011 Agency. Iki gifite amahirwe yamwe kuri 500 yo kuzasekurana n'isi. Ikizwa ko iki kibuye kiramutse gise ku isi yazaba mu 2040. Ntabwo tuzi aho gishobora kuzaba. Bizasaba gutegereza iminsi ya nyuma kugira ngo abashakashatsi babigaragaze. Bitekerezwa ko nicyamuka kisikwiye ku butaka kizahacukura icyobo kinini. Iki kibuye gishobora gusiba agace runaka ku ikarita y'isi. Iki kibuye cyaza cyangwa kitaza asteroide cyangwa se kimwe muri bibuye gishobora kuzagongana n'isi mbere y'uko ikinyejana kirangira. Turetse tubona tutavuze kwirangira ry'isi, iki kibuye gishobora guhitana amamiliyoni y'abantu bitewe n'ahantu kiguye. Kubera ibi byago cyateza, abashakashatsi barabashakisha uburyo bakirindamo. Iyo ikibuye runaka bamaze kukimenya neza, bakabazi naho kizitura kandi kikaba na gito cyane, bimura abantu batuye muri ako gace. Ariko ni ngombwa kumenya neza cyane aho kizaba. Gusa iyo ari kinini cyane ku buryo cyasenya nk'igihugu cyose, birumvikana kwimura igihugu ntabwo byashoboka. Twebwe abatuye isi ntabwo tuba tubizi, ariko aba bashakashatsi bahora mu kazi ko kuyobya bino bibuye kugira ngo binyure indi nzira itazatuma bihura n'isi. Bumwe mu buryo bukoreshwa kukiyobya ni ugukora icyogajuru kinini kandi kiremereye kurusha icyo kibuye bashaka kuyobya, ubundi icyo cyogajuru kikagenda kikakigonga bigasekura, ubundi kikagikura mu cyerekezo cyari kirimo kugira ngo kitazagonga isi. Ibibuye tuvuga ni ibyo abantu bashobora kugenzura, ariko hari ibindi bibuye abantu badashobora kugenzura bitewe n'ubunini bwabyo. Ibi ni ibishobora gukuraho isi yose nk'uko tuyizi. Ni ibipima imirambararo y'ibirometero byinshi. Amahirwe tugifite ni ko ubunini bwabyo bituma abashakashatsi babimenya uko byakabaye n'umubare wabyo. Muri ibyo nta na kimwe kigaragaza ko gishobora kuzadusekura vuba aha ngaha. Turacyafite amamiliyoni runaka y'umutuzo, ariko kimwe muri byo kigeze kwisekura ku isi gikuraho 2/3 by'ibinyabuzima byari biyiriho. Iki nicyo kivuga ko cyakuyeho inyamaswa zatubanjirizeho harimo na za dinosaur. Bitekerezwa ko n'izina ry'ibinyabuzima ryari icyo gihe ryanatewe n'iruka ry'ibirunga by'icyo gihe. Ryarukiye icyarimwe ni asteroide yahanutse. Iruka ry'ibirunga naryo ni indi nzira itekerezwa na benshi ishobora kunyuramo imirangira ry'isi. Ibihangayikisha mu iruka ry'ibirunga ntago ari ibirometero by'ibikoma by'umuriro ibirunga biruka, ahubwo umwuka uhumanya usohorwa nabyo ukica ubuhumanyo, ukica ibinyabuzima byinshi. Ni uhangayikishije. Mu myaka miliyoni 500 ishize ku isi habayeho imperuka y'iruka ry'ibirunga ahitwa muri Siberi mu Burusiya. Ibyotsi byarekuye n'ibirunga by'icyo gihe byishwe 99 by'ibinyabuzima byari biriho. Apana kubyica ku kanya, ahubwo mu myaka myinshi yagiye ikurikiraho ibinyabuzima byagiye bipfa, buri kimwe ibinyabuzima bakabishiraho. Hagiye havuka ibindi, none dore ibinyabuzima biri ku isuko bingana natwe turimo. Birasa n'ibishimangira yuko iyo habayeho irangira ry'isi cyangwa se imperuka, ibinyabuzima bimwe bishiraho nyuma hakaza ibindi. Birashoboka cyane ko kimwe mu biza bikamara ibinyabuzima ku isi bishobora kuzongera kubaho. Ibi bishobora kuzabaho bitewe n'imiterere karemano y'isi, ariko nanone bishobora kuzaterwa n'ibikorwa by'abantu byahinduye isi, kubera ko nta bindi binyabuzima byigize bihindura isi nk'uko ikiremwamuntu cyayigize ngo bigihindure nk'uko abantu babikoze. Ninde ushobora kumenya igihe cyangwa se ibingibi bizaberaho? Ndagushimiye twabanye muri kino kiganiro. Nibutsa ko iki ni ikiganiro isi dutuye, tugikurikira kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV. Nitwa Tom. Niba utari bwakora subscribe, iki ni cyo gihe cyo kwikora. Bifurije ibihe byiza, biteka bahere.